kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cyuje umugisha kuri mwe mwese dufatanya gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi wo kuwa 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2025 kuwa kane iragira iti ugomba gukomera mu bihe ugezemo. Ugomba gukomera mu bihe ugezemo mwene data. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 35 mu ndirimbo z'agakiza. Niturangiza dusome ijambo Imana yashize ku mutima wanjye. Yesu wangiye kubaminiye Imana ishimye cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Imana ishimye cyane, kandi yarambabariye imvura, ntabiriye amaraso y'umutima. Anezerewe cyane kuko yacunguwe. Imana ishimye cyane, kandi rero kandi yarambabariye imvura, ntabiriye amaraso y'umutima. Anezerewe cyane kuko yacunguwe. Imana ishimye cyane, ibyiza yakoze bifite ububasha. Imana ishimye cyane, iwufasha Imana ishimye cyane, imibabaro yanjye yose nitwaye, ayinduriye umubabaro wangeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimye cyane, imibabaro yanjye yose nitwaye, ayinduriye umubabaro wangeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane, Umana mu ijuru mfiteye umugabane. Imana ishimwe cyane, umwanya muto uzabona umunezero. Imana ishimwe cyane, ijuru abera mw'ijuru abera bazamuka mw'izuba. Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo, twitegure tutazagaruka vuba. Imana ishimwe cyane, ijuru abera mw'ijuru abera bazamuka mw'izuba. Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo, twitegure tutazagaruka vuba. Imana ishimwe cyane, ijuru abera mw'ijuru abera bazamuka mw'izuba. Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane, abera mw'ijuru abera bazamuka mw'izuba. Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo, twitegure tutazagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Hallelujah,
haleluya bene data. Ku Mana mu ijuru mfiteyo umugabane. Imana ishimwe ko dufite umugabane mu ijuru. Umuririmbyi aravuga ngo mu ijuru abera bazamurika nk'izuba. Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo, aravuga ngo tumwitegure kuko azagaruka vuba, ngo Imana ishimwe cyane. Igitero cya kabiri kiravuga ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho yacu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. N'imibabaro Imana ijya iyivunjamo ibyishimo. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwaca impundu zikavuga. Reka dusome indirimbo ya Salomo ibice bibiri. Indirimbo ya Salomo ibice bibiri umurongo wa 2 haravuga ngo nk'akarungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Nk'akarungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Kimwe mu bimenyetso bya mbere byerekana ko umuntu iyo avutse ari muzima ni ukubanza akarira. Iyo uruhinja rutarize bakora ibishoboka kugeza rurize, nibwo bamenya ko umwana avutse ari muzima. Ariko iyo atarize biba ari ikibazo, aba ari n'ibyago ku babyeyi kuko aba avukanye ubumuga runaka. Ibi biba bivuze ko umuntu aba atangiye ubuzima busharira, bukonje, ubushyuhe burangiye yararimo. Hakurikiyeho ubuzima bw'imibabaro yo mu isi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo umuntu ari mu isi abafashe ibihe mu ntambara. Mu ntambara habamo ibibazo, habamo gupfa, habamo gukomereka, habamo kurira, habamo ibisebe, habamo ibintu bitandukanye. Icyo dusabwa gusa muri iyi si ni ukugira resilience, tugashikama, tukihangana, nk'uko Bibiri tubwiye ngo nk'akarungu uko ikurira mu mifatangwe igakomeza gushakisha uko igenda ikwepa amahwa, ngo atayijomba, atayinyoha, akayibuza gukura no kujya mbere cyangwa kujya ejuru, kugeza iyo arengeye igatangira kuzana uturabo tuzabyara utunyunyuzwa turyoshye, utunyunyuzwa abantu bashobora kutunyunyuza bagakuramo ibiryoshye. Rero ni ngombwa ko dukomera nubwo amakuba n'imibabaro biba bitugose impande n'impande. Birashoboka ko nawe wowe mwene data unyumva ibi bihe ubirimo. Igisubizo ni ukumera nk'akarungu mu mahwa, ugashikama, ugakomera, ukagenda ushakisha ukwepa ibikujomba ugeza ugeze hejuru. Imibabaro n'ibindi byose bikujomba bigukomeretsa ukabisiga hasi. Nukomera rero, kandi wibuka ko ejo hawe cyangwa se imbere hawe ari heza. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza. Amen. Data kweretse uyu mwene data ufite ibintu byinshi biri kumujomba, biri kumubabaza, ibihe bigoye arimo. Ndasabye kugira ngo umuhe imbaraga nk'iza karungu, akomere, kandi ayo makuba, izo ngorane akomeze kuzinyuramo kugeza azitsinze cyangwa se azinesheje. Urakoze kumushoboje, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo nk'ibisanzwe, Bishop Apollinaire Gakombe, mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ibane namwe bene data, mugire umunsi mwiza n'akazi keza. Ndabakunda. Shalom.